nibyo rwose igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Nshuti bavandimwe tubana umunsi ku wundi, nabasuje kandi mbahaye ikaze, bifurije kugubwa neza kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026, aho tugiye kureba amwe mu makuru y'ingenzi kandi agezweho aramutse avugwe kandi anagarukwaho kugeza kuri uyu munsi wa none cyangwa se kugeza kuri iyi saha. Mu makuru tugiye kuba twagarukaho mu by'ukuri ndagira ngo nkubwire yuko ibintu bisa naho bikomeye cyane ku barwanyi b'umutwe twaje n'ura 23 mu buryo batakekaga cyangwa se mu buryo batiyumvishaga. Nyamara mu by'ukuri AFC M23 nishaka igende gake kubera yuko mu buryo batazi igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Generali wa Wazalendo bamaze gutega uyu mutwe w'inyeshyamba umutego ukomeye cyane, umutego udasanzwe usibye kandi umuntu ukurikirana Region Info ni ubasha kuba yakumviriza aya makuru, kubera ko nababwiye mu by'ukuri hari amwe makuru aba ari ingenzi cyane cyangwa se amakuru abava imbere abagera ku bantu bake cyane. Ni amwe muri aya makuru rero ngiye kuba nakugeza muri iki gitondo cyangwa se masaha ya maginga yangaya. Wowe aho uri mu bice bitandukanye sinzi, hari abari abo turi mu gace kamwe turacyari mu masaha mu gitondo kuko ibihugu bigenda bisigana isaha imwe ku yindi. Hari naho mu by'ukuri bitari mu masaha mu gitondo, ariko kuri front line turi mu masaha ya mu gitondo. Tugiye gukurikirana rero akantu ku kandi ibijyanye n'amakuru akomeye cyane, imitego idasanzwe abarwanyi ba AFC M23 bagiye kuba bagwamo cyangwa se bahura nayo. Uyu mutwe wa M23 mu by'ukuri urimo guhungishwa abaturage, urimo kuvanwa mu bice bituwe n'abaturage ujyanwa mu misozi yitaruye ahatuwe n'abaturage, ahamaze gushyirwa pozisiyo zikomeye cyane z'igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga icyitwa mapping. Nicyo igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bamaze gukora bafatanyije n'ibindi bihugu bikomeye cyane, bafatikanya kabisa hano imbere ku rugamba. Amakuru ugomba kuba wamenya cyangwa se wasobanukirwa kuri inshuro nuko igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakoze icyo bita mapping, baragenda basketchinga imyanya yose bifuza ndetse bigapura y'urugamba, bategura ko umutwe wa 23 ugomba gukubitwa ukavanwa muri Rubaya. No kuvuga ngo abasirikare bari muri Rubaya, kugira ngo byumve neza, ntago bagomba kurasirwa muri Rubaya, nta nubwo bagomba kurasirwa mu by'ukuri muri za Ngongo, ahubwo bagomba kuzanwa mu misozi igiye itandukanye, mu bice bigiye bitandukanye by'ibibaya, mu bikombe bigiye bitandukanye, akaba ariho baza kurwanira. Ibyo rero nta bundi buryo byagombaga gukorwa, kubera ko AFC M23 nayo yari yamaze kubaka system ikomeye cyane, ngo system ikomeye cyane y'urugamba, kubera ko uyu mutwe wari wamaze kugaragaza ko ugiye guta mu mutego ukomeye cyane igisirikare cya Leta, aho bari banzuye ko M23 yari yanzuye yuko igiye gukurura iki gisirikare ndetse n'amatsinda ya Wazalendo bagira muri Rubaya. Byanze bikunze abaturage ba Rubaya ntago bigeze basohokamo, ngira ngo mwarabibonye, ntago bari burase bifashishije drone, ndetse kandi ikindi nanone ntago bari bazi abarwanyi ba AFC M23 ni bangaye bari muri uyu mujyi. Niyo mpamvu ngira ngo hari abantu bumvishe case yuko ngo M23 ngo yakuyemo uniform, bagira ngo uyu mutwe wigeze utsindwa cyangwa se waneshejwe. Ibi kuko byabayeho, M23 yakuyemo impuzankano, byabonwe n'abandi akava bakomeye cyane ba FARDC na Wazalendo bari muri ibi bice, bakeka ko wenda M23 yaba ari ugutsindwa. Kumbe AFC M23 irimo kwimenyereza abaturage kugira ngo ibashe kwinjira mu baturage, ubundi none yitegura ibitero bikomeye cyane, ku buryo ki mu by'ukuri umwanzi azaza atazi uburyo ki arimo kugwa mu by'ukuri mu bico bya M23 aduyi wabo. Ariko kandi nanone igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nacyo kiti aduyi wacu mu by'ukuri ntabwo agomba kudufata gutyo, bitewe n'icyo bita undercover zabo ziri muri ibi bice cyangwa se muri newo za M23, ari nacyo buriya undercover ibigomba kumara, ibigomba kumenya ese n'icyo umwanzi arimo gutegura. Hanyuma rero abaha aya makuru y'icyo umwanzi arimo gutegura, nabo bagategura ni gute turatsinda icyo umwanzi arimo gutegura. Nubwo buryo burimo gukorwa.
ngiye kwinjira rero akantu ku kandi, uko ibyo byifashe, uko iyo situwasiyo yose kuva ku rupapuro rwa mbere kugeza kuri paje ya nyuma bihagaze cyangwa se bimeze. Kuva kuri paje ya mbere kugeza kuri paje ya nyuma, mfashijwemo na bandakava bakomeye cyane bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, barimo gukurikirana aya makuru ndetse n'uburyo buri kimwe icyo ari cyo cyose kirimo gukorwa. Unyemerere muri aya makuru nze no kurenzaho update zigezweho, ariko kandi nizera ko nta update n'imwe yaruta aya makuru ngiye kuba naguha, yaruta ibingibi ngiye kuba nagutangariza, ngiye kuba nakubwira muri amasaha kuri zino mikoro zacu za Region Info. Niwumva ari by'ingenzi kandi ari n'iby'agaciro, udukandire subscribe cyangwa se sabone. Niwumva kandi wakunze amakuru n'ibiganiro tukugezaho, kanda like kuri iki kiganiro. Ushobora no kuba washenga, ariko icyo nsaba by'umwihariko ahubwo ushobora no kunyarukira ku Rukiko Info ugakanda subscribe. Ndashimira abantu mwese mwakanze subscribe ku Rukiko Info ndetse n'abamaze kuyikanda hano. Hanyuma rero mu by'ukuri ntago turi buze gutinda muri ibyo, ariko reka nisuriza abantu mudukurikiranye, murimo murajya mu kazi, abantu muri mu ngendo zigiye zitandukanye kabisa, bari mu modoka, ufata telefone yawe cyangwa se mudasobwa cyangwa se tablet yawe ugaterekaho hano, ubundi ukagenda wiyumvira gake gake abari mu headset cyangwa se haba kubafata telefone yabo kabisa bakegereza iruhande rw'ugutwi, bakabasha kugenda badukurikirana batitaye ku byo bagiyemo cyangwa se ku byo bavuyemo cyangwa se ku rugendo. Namwe kabisa reka mbisuhurize n'abandi bari mu mirimo igiye itandukanye ndetse n'abarimo kuruhuka cyangwa se n'abatari mu mirimo, namwe reka mbisuhurize cyane. Abari Uganda, abari Repubulika Demokarasi ya Kongo no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Reka rero twinjire mu makuru, ubundi nkwicaze imbere y'uburyo ki urugamba rurimo kurwanwa hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byinshi mu byo benshi batazi ni uburyo ki intambara n'ibitero bikomeye cyane byongeye kumvikana hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, birimo gukorwa mu bwenge bukomeye cyane. Ni intambara benshi batavuga ko irimo kurwanwa hanifashishijwe ubwenge buhimbano cyangwa se yamaze gushyirwamo systeme z'ubwenge buhimbano, kuko benshi bavuga ko hakurikijwe amayira akomeye cyane arimo kugenda agaragazwa n'impande ziri mu ntambara. Ntabwo ibi byaba arimo gutekerezwa n'ubwenge bwa muntu gusa, ahubwo baravuga bati ahangaha mu by'ukuri harimo n'ubwenge buhimbano, systeme z'ubwenge buhimbano zirimo gufasha izi mpande gutegura ndetse no guhimba amayira akomeye cyane y'urugamba. Mbere na mbere byagiye gutangira gute rero? Amakuru akomeye cyane agaragaza ko AFC 23 ubwo yamaraga kubona yuko Wazalendo ndetse n'igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi, Tanzania ndetse n'igisirikare cya Angola, yewe n'abacancuro baturuka muri Amerika y'Amajyepfo batangije ibitero bikomeye cyane byari birimo bisatira umujyi wa Rubaya, ndetse Rubaya byanze bikunze ngo yagombaga gufatwa. Bamwe mu bayobozi by'amangombwa ba AFC 23 bakaharasirwa. Ikindi kandi nanone cyagombaga gukorwa nuko urugamba rwakombaga gukomeza kugeza ibice bya Masisi byose bifashwe, ubundi umujyi wa Goma ugafungirwa mu mazi ndetse ukimwa byose, ku buryo ngo imiriro n'amazi byose byagombaga guhagarikwa, ubundi AFC 23 igasoka muri uyu mujyi ku gitutu gikomeye cyane, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikazamukira aho ngaho. AFC 23 rero nayo bigaragara ko mu by'ukuri atari abana, ndetse mu by'ukuri atari abana bashobora guta umutsima ngo batoragure ibuye. Ikindi kandi nanone atari abantu baje ngo bishyiraho gutya gusobira mupango batazi icyo bashaka. Iyi AFC 23 ubwo yatekerezaga yuko mu by'ukuri ishaka ko yarwana urugamba ikarutsinda, yabonye yuko ibitero bikomeye cyane byari bigabwe kuri iyi Rubaya bitagombaga kuyisiga, kubera yuko amakuru agaragaza neza ku ijana hano hari hagabye igitero gikomeye cyane. Nubwo abenshi bavuga ko ari Wazalendo wenyine yagabaga ibitero, bivugwa yuko bamwe mu bajenerali bakomeye cyane ndetse n'abasirikare badasanzwe bo mu mitwe ikomeye cyane y'ingabo ziri hano ku mirongo y'imbere ku rugamba muri coalition ya Kinshasa bari baje biyoberanije muri ba Wazalendo ku buryo bukomeye cyane, ndetse bivugwa ko intwaro AFC 23 yari yagiye ishyiraho mu ndake zigiye zitandukanye yari yateguye
ho kuhagarika urwo rugendo bagiye basubizwa inyuma, bamwe mu by'ukuri bavamo bariruka bati intwaro zigenda zifatwa n'iyo koalisiyo. AFC M23 rero nibwo bitekerezwa neza rwose ko ngo yicaye, uyu mutwe umaze kwicara uravuga uti mu by'ukuri ibi ntabwo bishoboka, babona ko urwo rugamba badashobora kuba barutsinda, ndetse nibwo AFC 23 yafashe nk'uko bigaragara bamwe mu b'ingenzi bakomeye cyane ndetse n'abahanga bakomeye cyane mu bijyanye no kwiga pura z'urugamba, hanyuma bicara hamwe bategura uburyo ki bagomba kurwana runo rugamba. Amakuru atugeraho agaragaza ko AFC M23 yahise yanzura ko uru rugamba idafite abaturage idashobora kurutsinda. Ni nyuma yo kubona ko kuri uwo mategeko mpuzamahanga ku bijyanye n'uburenganzira bw'abaturage mu ntambara kuri ubu ngubu ku bijyanye n'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kimwe mu bintu birimo gutinywa hagati y'impande zombi, AFC M23 iti byanze bikunze amategeko yose azaza arengera umuturage. Niko kuba kugeza kuri iyi tariki cyangwa se kuri umunota, niba mubizi neza cyangwa se mwaragiye mubibona mu mirwano yose yabaye usibye uduce turi hanze ya Rubaya, nta muturage n'umwe wigeze asohoka muri Rubaya ngo arahunze, kubera yuko AFC M23 yari bizi neza ko abaturage nibaramuka bayicitse ikijyanye no gutsinda urugamba kiraza kuba kirangiye. AFC M23 yahise itegura uburyo bwo gutsinda uru rugamba mu mayeri, ndetse itegura uburyo bwo gusubiza inyuma cyangwa se guhagarika abari bateye, kubera yuko byari byamaze no kumenyekana ko abarimo Wazalendo atari bonyine bari barimo kugaba ibitero. Bahise bavuga bati byanze bikunze niba atari Wazalendo gusa, harimo abasirikare batojwe ndetse bazi amahame n'amategeko mpuzamahanga agenga intambara, byanze bikunze baraza guhagarara koko. Kandi koko niko byagenze. AFC M23 yahagaritse Wazalendo, izo za FDNB, FRDC ndetse TPDF n'izindi ngabo zikomeye cyane zirimo gufasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, batabashije n'umusirikare wa mbere cyangwa se n'umusirikare n'umwe urashe cyangwa ngo akandagire kuri Rubaya, usibye ibitero shoma bikomeye cyane byagabwe bya drone ubugira kabiri bigamije guhitana bamwe mu bayobozi ba FC23, ariko bikavuga ko bitigeze bigera ku ntego, usibye ko abenshi badatinya kuvuga ko bamwe mu ba ofisiye bakomeye cyane bari barimo bategura urugamba ndetse harimo n'abagombaga koherezwa kuyobora ibikwazo bikomeye cyane AFC M23 agombaga gucamo ku mirongo y'imbere ku rugamba barasuye aho bari bacumbitse, ndetse na bamwe mu bari babarinze nk'uko amakuru akomeye cyane agenda tugeraho ahitwa kuri guest house ya Rubaya. Aya makuru akomeza avuga ko AFC 23 koko byayihiriye, kuko nta musirikare n'umwe rutoki wo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wabashije gukandagiza ikirenge cye hano muri Rubaya. Bahise basubira inyuma, ndetse ku mategeko akomeye cyane yaturutse Kinshasa bati musigeho mutisanga mu by'ukuri igihugu cyose gifatiwe ibihano. Ngira ngo mwabonye ko leta ya Kinshasa yahise isaba ko hakorwa icyo nakwita reprise strategique ikomeye cyane. Hahise mu by'ukuri hakorwa reprise strategique ikomeye cyane, hamaze gukorwa reprise strategique ikomeye cyane, nta kindi kintu cyahise gikurikiraho usibye ko amakuru akomeye cyane agaragaza ko mu by'ukuri byahise biba ngombwa neza 100% ko abangaba mu by'ukuri basabwa gusubira inyuma, kandi koko birakorwa. Mu makuru tugenda twakira cyangwa se amakuru atugeraho agaragaza ko hahise hatangwa itegeko ry'igitaraganya, koalisiyo yose yari yatatse Rubaya kandi yagombaga kwifata nta gisibye isubira inyuma, mu gutinya ko bari bugwe muri uwo mutego udasanzwe simusiga kanura karabutaka wari mutegurwa kandi wagombaga gushyirwa mu bikorwa nk'uko bigaragara. Aya makuru kandi yerekana neza rwose nta gisibye ko ibi bimaze kubaho, igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyagiye kiricara kinywa amazi, kibona neza ko mu by'ukuri nta kindi kintu cyari kibayeho usibye kuba bari bamaze kwemezwa ku buryo budasanzwe n'umwanzi amaze kubereka munsi y'ikirenge. AFC M23 iri kwishimira intsinzi, kandi uyu mutwe nk'uko udakunze gutinzamo wahise utegura ibitero bikomeye cyane byagombaga gukurikira iyi reprise strategique yari irimo gukorwa n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo iyi reprise strategique mu kuyikurikira
cyangwa se mu rwego rwo gukomeza kuyikurikira, ngo byari mu rwego rwo kugira ngo n'ubutaha batazongera kugaruka no gutekereza kugaba ibitero kuri Rubaya, babaha isomo rikomeye cyane. Ariko nyamara ngo ibi bigaragara noneho ko byari bibaye amahirwe akomeye cyane, ari nabyo igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyifuza, kubera ko ngo umuvuduko wongeye kugaragazwa noneho muri uku gusubira inyuma. Icyo nita report strategique kirimo gukorwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyateye impungenge ku buryo bukomeye cyane. Abandakava bacu baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batubwira yuko AFC M23 mu by'ukuri niramuka idahagarakiye ahangaha biza kurangira abarwanyi ba AFC 23 bose, yaba abaherutse koherezwa hano ku mirongo y'imbere ku rugamba batekerezaga yuko bagiye gushyira hasi ku buryo bwa burundu igitero cyose cyari cyagabwe bakagikurikirana aho cyari giturutse, ngo bari buze kwisanga noneho mu by'ukuri nta n'umwe ugarutse. Biravugwa neza ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kuzana special forces zikomeye cyane zigomba gukurikirana n'abazasubira inyuma. Abangaba ngo kuhera mu masaha 48 kugeza ubu ngubu bivugwa ko ngo bakomeje kuzanwa n'indege za kajugujugu zikabageza hafi hari gutegurirwa ibyo bitero, hanyuma bagafata imodoka zikomeye cyane za gisirikare zikagenda zibazamura ziberekeza aharimo gutegurirwa urwo rugamba umwe ku wundi. Ibi ngo AFC 23 niramuka itabimenye igakomeza kohereza abasirikare bayo ku mirongo y'imbere ku rugamba, biraza kubakoraho. Ndetse ikimenyemenye kimwe bimenyetso simusiga niberutse kubera Nyabiyondo, aho abarwanyi ba AFC 23 bahakubitiye ku buryo bukomeye cyane, hanyuma bamwe baturugamba bari ukabongeraho bitazakaho ko abandi berekeza za Masisi centre. Ibi ngo ni ikimenyetso simusiga gikomeye cyane kigaragaza ndetse kikanerekana ishusho y'ibigiye kuba kuri AFC 23 nikomeza kugwa mu mutego ukomeye cyane bamaze gutegwa, bagakurikira iki gitero gikomeye cyane bashaka kukirangiza ndetse no gutanga isomo, aho byemezwa ko barwanya rero bazabona isomo rikomeye cyane. AFC 23 rero nayo imaze gutegura iyo mitegure yayo ikabasha kuyitsinda. Amakuru akomeye cyane aturuka kuri bandakava bacu avuga ko ngo bateguye uburyo bukomeye cyane ndetse biyemeza gukurikirana abari bagabye icyo gitero, iyo coalition yose kugira ngo bayirase basige mbarwa, hanyuma abo bazagende babara inkuru ku buryo ki iyi Rubaye izaba itekanye 100% ndetse nta n'umwe uzongera gutekereza kwagaba ibitero. Ibi rero mu by'ukuri ubwo byapangwaga, abandakava b'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo ntibari bicaye. Amakuru avuga ko bahise basobanukirwa ndetse bumva neza ko nta kindi kintu kigomba kubaho, bagomba gufatirana ayo mahirwe ahubwo bakayabyaza umusaruro wo kuba abarwanyi bose ba M23 cyangwa se M23 bagomba kugwa muri icyo gitero shuma gikomeye cyane. Hanyuma mu by'ukuri bya bindi bavuga ngo umutego ukabushibukanye nyirawo. Amakuru akomeye cyane avuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyahise kibona ko mu by'ukuri nacyo ahubwo kigiye kubigenza mu buryo M23 yabiteguraga, ku buryo nta n'umwe mu bazarokoka izo ambuscade, kuko ndaza kuzigeranya na ambuscade uzanabasha gusubira inyuma ngo agere muri Rubaya. Bityo ngo Rubaya bagomba kuyambika ubusa, ariko bigakorwa hanze ya Rubaya kandi nta murwanyi n'umwe wa 23 usigaye. Yewe kandi ngo kumanuka Rubaya kuzaba gusigaye na bamwe mu basirikare bifashishwaga mu kurinda uyu mujyi ndetse no gukumira ko abaturage basohoka. Byanze bikunze ngo nabo bazasohoka muri ibi bice, basohoke nk'abaturage, kubera ko bandakava bakomeye cyane barimo kubarura abarwanyi ba AFC 23 bose bari mu bice by'uburinzi bukomeye cyane mu gukumira ko abaturage bashobora gusohoka, ndetse mu rwego rwo kuvuga ko ngo abangaba bashobora kuzahirwaho. Yewe kandi bivugwa ko abandakava bakomeye cyane bakomeje gucunga neza no kumenya aho abayobozi bose bari muri Masisi bari, ingendo zabo za buri munsi. Bivugwa ko hari drone zikomeye cyane kandi zihambaye z'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kugenzura ikirere cyose cya M23 muri teritwari ya Masisi, dore ko ngo iki kirere cyamaze kuvogerwa ku rugero rukomeye cyane kandi rutigeze rubaho. Ibyo benshi bavuga nk'intege nke uyu mutwe wa 23 ukomeje kugenda ugaragaza, kandi ngo ibi bishobora kuzabakoraho mu minsi iri imbere. Aya makuru rero uko akomeza avuga, noneho tugiye ku cyiciro cya FARDC n'ibyo barimo gutegura n'uburyo bigomba gukorwa, ngo bigaragara neza ko aba noneho ubu ngubu AFC M23
bagiye kugwa mu gico gikomeye cyane kandi bagiye kugwa mu mutego ukomeye cyane. Kuri ubu ngubu amakuru avuga ko kandi ibi byamaze gusa naho bitangira. Amakuru agaragaza ko AFC M23 niramuka itaburiwe ngo isubire inyuma, ishake indi myanya yerekezamo cyangwa se igende yigumire Rubaya, uyu mutwe wa 23 turaza kugaruka tuvuga ibindi bindi cyangwa se turaza kuba dutangaza ibindi bindi. Uburyo ki bigomba gukorwamo, izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zose zigomba kugaba ibitero nta nimwe igomba kuba yagaruka. Amakuru avuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kizi neza imibare y'abarwanyi ba 23 baherutse koherezwa hano muri Rubaya, ndetse bazi neza imibare y'abarwanyi ba 23 bagomba koherezwa mu bitero byo kujya kurangiza igitero gikomeye cyane cyangwa se tuyite coalition ya reprise stratégique yose. Ibi rero kumenya ayo makuru bahise bamara neza gutegura aho urugamba rugomba kubera, ari nayo mpamvu nabo bagomba gusubira inyuma bakitazaho kilometero nkeya cyane AFC 23 yagera muri position zikomeye cyane bateguye zigomba kubafasha byanze bikunze ndetse no kubakiza uyu mutwe wa 23 kuko zizabafasha kurasiramo M23 ku kigero gihagije. Ubwo ibitero bikomeye cyane bitangazwa ko mu by'ukuri bizahita bitangira kuri AFC 23. Amakuru avuga ko kuri ubu ngubu nubwo AFC M23 yibwiraga ko yasenye radari zigera kuri 3 zirimo Dash4, imodoka zikomeye cyane zifite ikoranabuhanga ridasanzwe ndetse na antenne zikomeye cyane zifashishwaga mu gukurikira ndetse no guhagurutsa drone, bivugwa ko igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyamaze kuhageza ibindi bikoresho bikomeye cyane, ndetse imirimo yose hano ku kibuga cy'indege Bangboka Kisangani ikomeje nta gisibye, bigaragaza ko ubu tuvugana ibitero bya gisirikare bya Repubulika Demokarasi ya Kongo byaturukaga Rubaya, Prito byagabwaga Rubaya ndetse byaturukaga Bangboka nabyo bishobora kuzaba byamaze gukomeza, ndetse ngo biri mu bizifashishwa mu kugabanya umubare w'abarwanyi ba AFC 23 kugira ngo habashe kubaho gahunda ikomeye cyane n'ubushobozi bwo kubasubiza inyuma. Wenda ibi AFC 23 nibimenya irahimba amayeri mashya, ariko kandi M23 niramuka itabimenye neza gahunda y'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bapanze igacamo, nta kindi kizaba gisigaye. M23 izi ngabo arimo Congolaise la Révélation des Congolaises zizaba zimaze kuba mu by'ukuri zahura n'ikigero gikomeye cyane cy'ikigeragezo kidasanzwe. Bivugwa ko neza igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiri hafi kugera mu myanya ikomeye cyane, ndetse bakomeje kugenda basubiza inyuma buhoro abarwanyi ba AFC 23 mu dutero dukomeye cyane tugenda tuba, hanyuma bagasubira inyuma. M23 igakeka ko cyangwa se ngo ikabitekereza ko ari ugutsindwa gusanzwe, nyamara yari amayeri ndetse n'imiteguro ikomeye cyane 100% yateguwe n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bivugwa neza ko mu by'ukuri ari uburyo bukomeye cyane bwateguwe kandi bugomba gushyirwa mu bikorwa 100% nta gihindutse. Amakuru avuga ko indege zose za drone zamaze kwambikwa amakompora ndetse n'abapilote bagomba kuzitaho bazitwara bahari, kandi bivugwa ko harimo Ket6 Kamikaze ndetse na CH4, ariko kandi bigahamywa neza ko tuvugana indege zikomeye cyane zizwiho gutwara amakompora akomeye cyane agera kuri 4 zirimo nka Kamikaze, arizo zishobora kuzinjira no ku mirongo y'imbere ku rugamba zije guhagarika ku buryo budasanzwe iki gitero cya 23 kirimo kirakurikirana reprise stratégique yoherejwe hariya gusubira inyuma. Amakuru avuga ko mu bagomba kuba mu by'ukuri bakurikirana izi operation bose bamaze kugera ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse bikavugwa ko amakontineri akomeye cyane y'ibisasu bigomba kurasa kuri umutwe wa 23 byose byamaze kwegeranwa. Ibi rero ngo mu buryo bukomeye cyane bigomba gukorwa kandi mu ibanga ridasanzwe, aho bivugwa ko ibyo nibimara gukorwa noneho byeruye 100% igitero gikomeye cyane kigomba gutangira kugabwa kuri uyu mujyi wa Rubaya, ndetse kandi nanone igihe kizaba kigeze kugira ngo izi nyeshyamba za AFC 23 zisoke mu mujyi wa Rubaya maze wigarurirwe n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo nk'uko byagiye bitekerezwa cyangwa se byatekerejweho na mbere
ariko bikavuga ko bikiri mu rugendo rukomeye cyane kandi ibi ngibi umwanzi naramuka abimenye ariyo 23 nk'uko uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rubitangaza, bivuga ko bizasaba amayira akomeye cyane kugira ngo bongere gutegura ibindi bitero bikomeye cyane. Ibi ariko ngo ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo biragenda bicamo kubera ko Messi igaragaza neza ko abarwanyi ba FC23 kuko bakomeje kwishyira urupfu. Masisi kuri ubu hari imirwano ikomeye cyane muri bimwe mu bice byateguriwemo ibyo bitero. Bamwe mu barwanyi ba FC23 bakomeje kugenda bagera muri zone danger cyangwa se muri zone zikomeye cyane zateguwe ku buryo budasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, zizarasirwamo ibitero bikomeye cyane bya za drone mu bibaya ndetse ni mu bice bidatuwe n'abaturage habe na busa. Bivugwa ko abarwanyi ba FC23 baramuka barasiwe muri bino bice bidatuwe n'abaturage bazaraswa na drone ubutitsa, ndetse ngo igitero gikomeye cyane igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka kugaba cya drone kizaba kimeze nk'ibitero by'Uburusiya bya za drone cyangwa se za Ukraine zijya zigaba za Moscow, aho usanga drone 600 zose zihagurukiye icyarimwe. Bivuga ko FC23 bamwe bose mu bazaba bagabye iki gitero bamaze kugera muri zone danger zikomeye cyane z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta numwe byemewe ko azasohokamo. Kuri ubu ngo kuba imirwano ikomeye cyane yageze aho bita za Murema yewe ukagera za Ntete aho bita za Ruke, ngo ibi bice bikaba byamaze rwose no kuba byageramo abarwanyi ba FC23, bakaba banavuga ko bamwe mu basore babo vuba bidatinze bashobora kuba bakwigarurira imyanya. Ngo iyi ni inkuru nziza ikomeye cyane kandi ishimishije rwose ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko mu by'ukuri baremeza ko neza neza 100% akarongo ku kandi AFC23 irimo iragenda igwa rwose mu bice byabo bari barifuje. Bivuze ngo AFC23 irimo iragenda isatira 100% ibipimo bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse iramutse idasubiye inyuma neza neza ngo harabura gatoya ikaza kugera mu myanya yateguwe igomba kuberamo mu by'ukuri urugamba rukomeye cyane. Amakuru agahamya neza neza 100% ko AFC23 niramuka igeze muri ibyo bice byateguwe bigomba kuberamo imirwano, byanze bikunze bigomba kuzagora 100% mu by'ukuri uruhande rwa 23 kwikura muri izo zone zikomeye cyane zateguwe n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo abi bitero bikomeye cyane bizaba bishigaje ndetse bimaze no kumugaza, harimo abagomba gufatwa mu gihe bigaragara ko bashobora kuvurwa ndetse n'abazahurwa mu gihe bazaba bakomerekejwe n'ibisasu ntibahurwe, ndetse bakabaho no kubara za mayiti. Amakuru akomeye cyane aturuka kuri frontline akaba yemeza ko mu by'ukuri uko byagenda kose AFC23 niramuka itamenye ibingibi ngo isubire inyuma, uko byagenda kose icyo gitero gikomeye cyane ndetse n'izo ambuscade zikomeye cyane zateguwe batazabasha kuzikuramo. Ubu tuvugana izi axe za Rushi Burura zose za Burura, abarwanyi ba FC23 bakomeje kugabamo ibitero bagabona intsinzi mu buryo bworoshye. Ngo n'umupango ukomeye cyane wateguwe n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo kibashaka kurimbura ndetse no kumara bano barwanyi ba AFC23 bifashishije uwo mupango ukomeye cyane nakomeje kugenda nkubwira cyangwa se nakomeje kugenda ngarukaho. Iyi 23 usibye kuba mu by'ukuri ari Imana yakinga akaboko, biratangazwa ko ifite drone ebyiri zonyine arizo uyu mutwe wa 23 wateguraga kuzifashisha muri iyi mirwano mu gusubiza inyuma ndetse no gutsinda iki gitero gikomeye cyane cyagabwe. Bityo abenshi mu bazi neza ibijyanye n'uburyo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo gutegura ubu buryo bw'uru rugamba bagiye kurwana, bavuga ko izo drone ebyiri niyo zaba zikora mu buryo bukomeye cyane nka Air Force One, indege ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zidashobora gutsinda igitero kirimo gutegurwa hanga, kuko bivugwa ko igitero cyateguwemo drone ibihumbi n'ibihumbi zamaze kwerekezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice bikomeye cyane biri hafi, ku buryo kibivuga ko hari zigomba guturuka mu gihugu cy'u Burundi, hari zigomba guturuka muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse bikavuga ko hari n'urugamba rukomeye cyane rurimo rurapangirwa mu bice bya za Kremi. Amakuru akomeye cyane avuga ko AFC23 ahubwo
ishobora kuzisanga yanatakaje ibice birimo umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, aho yakuye abasirikare bakomeye cyane bayifashaga mu kurinda iyo mijyi by'umwihariko, ariko mu bice bya Bukavu bakaza kubafasha mu kurwana uburyo bwo ari bwo bwose kugira ngo babashe kugomeza kugumana iyi Rubaya, nubwo bivugwa ko Rubaya ari ingenzi cyane kurusha uko batakaza umujyi wa Bukavu kuri izi nyeshyamba za FC23, ariko bivugwa ko byanze bikunze bashobora kuba bagwa mu mutego bakagira igihombo gikomeye cyane cyatuma batakaza Rubaya, ndetse yewe n'imijyi nka Bukavu ikagenderamo, ibice bya Ngungu bikagenderamo, za Masisi centre kugera Ikicanga, Warikari ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye nk'uko bigenda bitangazwa cyangwa se bivugwa n'amakuru aturuka kuri réseaux sociaux cyangwa se abandakava bacu bari yariya mu bice bigiye bitandukanye bagenda babigarukaho. Bamwe mu basesenguzi kandi bakavuga ko AFC M23 mu by'ukuri ramutse itsinze uru rugamba yaba ari amateka akomeye cyane, ndetse rwose ngo mu by'ukuri ari ibintu byazigwa no mu mateka, kubera ko izi nyeshyamba zaba zikoza agashya gakomeye cyane. Reka twinjira mu makuru akomeye cyane n'ubundi agaragaza ibice byakomeje kugenda biberamo iyo mirwano ibindi byo muri teritwari ya Masisi. Imirwano ikomeye hagati y'abazarendo n'inyeshyamba za M23 yumvikanye bita Ruwoshi Burora, ndetse bivugwa ko imirwano yamaraga kuba yahagaritse ubuzima bw'abaturage, kandi ngo biri muri system ikomeye cyane yuko n'ibindi bice bibonwa ko ari ingenzi ariko bikaba birimo abaturage hagomba kubera imirwano. Noneho kubera ko M23 idashobora gufata ubushobozi bwo gutuma abaturage bahaguma, ndetse itanahakeneye cyane, yumva ko yamaze kugera kure bihagije kuko iri muri kilometero zikabaka muri 30 kugera kuri Senkani, aho ngo izareka abaturage bagahunga. Imirwano ikomeye hagati y'imitwe y'abazarendo n'inyeshyamba za M23 ngiye kubura mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu tariki 30 Gicurasi, aho bita Ruhoshi Burora muri Axe muri teritwari ya Masisi. Niyo mirwano yakomeje kugeza no kuri wa gatandatu iteza umutekano muke ndetse n'ubwoba bukomeye mu baturage batuye muri ako gace. Amakuru atangwa n'abaturage ndetse n'andi masoko muri ako karere avuga ko abarwanyi ba wazarendo ngo aribo batangije ibitero ku birindiro by'inyeshyamba za M23 kuva mu masaha y'umugoroba kuwa gatanu guhera saa 4 z'ijoro. Abaturage batangiye kumva urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwakomeje ijoro ryose, ibintu byateye abaturage benshi guhunga ndetse no kwikangwa ko ingo zabo zafatwa n'ibyo bitero, hanyuma basubira inyuma barahunga. Ibi ngo biri mu migambi ikomeye cyane n'ubundi ya FARDC na wazarendo. Abatuye mu duce twa Bukombo na Kisima bavuga ko abaturage benshi batangiye kwimuka bahunguye imirwano, bamwe berekeza Nyabyondo bashaka aho bakinga umusaya. Hari amakuru avuga ko hari imiryango yaseze ibyayo byose kugira ngo irwane no kurokoka kubera gutinya ko imirwano yakomeza kwegera aho batuye. Iyi mirwano kandi yahise ihagarika urujya n'uruza hagati ya Masisi centre na Nyabyondo, umuhanda wari usanzwe ukoreshwa n'abaturage ndetse n'abacuruzi. Imodoka n'amapikipiki byahagaritswe ingendo muri aka gace kubera umutekano. Ibintu bikomeje kugira ingaruka ku mibereho y'abaturage ndetse no ku bikorwa by'ubucuruzi. Kugeza ubu impande zombi ziracyarwanira kugenzura agace ka Ruwoshi Burora, kandi amakuru ava ku rugamba aracyavuguruzanya. Na ruhande ruratangaza ko rwafasha ako gace burundu, mu gihe abaturage bavuga ko imirwano ikomeje kumvikana mu bice bitandukanye by'iyo teritwari. Nubwo hakomeje kumvikana urusaku rw'amasasu, nta mubare uramenyekana bamaze kugwa muri iyo mirwano cyangwa bakomeretse. Amakuru ku basivile aracyagoye kuboneka kubera umutekano muke no kutabasha kugera aho imirwano iri kubera. Iyi mirwano yongeye kugaragaza uko umutekano muri teritwari ya Masisi ukomeje kuba mubi, aho imirwano hagati ya M23 n'imitwe yitwaje intwaro ya wazarendo ikomeje kubaho kenshi. Abaturage bavuga ko ubuzima bwabo bugenda burushaho kuba bubi, cyane cyane kubimuwe n'intambara bamaze igihe baba mu buzima bugoye, badafite ibiribwa bihagije, ubuvuzi cyangwa kuba hatekanye. Abasesenguzi bavuga ko gukomeza kw'imirwano bishobora kurushaho guteza ikibazo cy'ubutabazi bwihutirwa muri Masisi no mu bindi bice bya Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane ko abaturage benshi bakomeje guhunga ingo zabo muri iki gihe hakomeje kumvikana imirwano mishya.